Yes, kananye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya mu igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya nimugoroba biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri 26. Igitondo ndabisinyira igitondo cy'amakuru adasanzwe. Reka igitondo cy'amakuru adasanzwe. Igitondo cy'amasasu, igitondo cy'urusaku rw'amabombe mu gihugu cy'u Burundi. Reka mbisinyire. Bigomba gusinyirwa. Yes, birumvikana rero abakunzi ba Duniani Kote TV turabasuje ariko kandi tubahe n'ikaze by'umwihariko hano kuri Duniani Kote TV turi mu gitondo cyo ku itariki 26 ubwo rwose dukurikira aho uherereye hose tuguhaye ikaze ndinje no tuza abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi. Ese mu gihugu cy'u Burundi biramutse bitemeze bita abantu batuye hano bita za Kibira ibyo bintu babyumvisha abantu bari Cibitoke Bwana Moses ibintu bizatuma ubona nifashe mu gahanga. Uzajya umenya ngo byakomeye. Yes, birumvikana tujya kwigarukamo rero ubundi. Dore njyewe ninzira nikitwa amafoto n'amavideo. Ai nkada. Dore byabaye mu Kibira. Amaye Nyuma y'iri jambo ridasanzwe ryavuzwe na Evariste Ndayishimiye. Abarenga 400 bahasize ubuzima. Reditabari mu birongera kubisa. Ngaho da. Yes, birumvikana rero ni byinshi cyane tujya kuba dukomoza ariko arabari kuvuga ngo ni imyitozo ngo ni kosi bari gupiraho. Ngo ni kosi ngo ni kosi ngira ngo turaje tubyinjira mwamenye byinshi. Imyitozo rushandi yo kubwa Hitler. Nimbiriri ikosi biraza kumenyekana. Ikosi ripira mu 1 2 3 4 5 no kubwa Hitler ni byabayeho. Reka. Yes, birumvikana naho tugiye kuba tubikomoza tubiva emuzini muzingo na makumeshi ngira ngo nari ntangiye nsuza abantu bo mu gihugu cy'u Burundi ahubwo kwita winjira mu miripo. Reka ntago ngiye natinda. Ntago natinda aya makuru bari kunjya hantu. Yes, reka mbanze nisubiza abantu. Banzu basuhuza ariko njyewe ndaribwa. Ubu mfite n'imbeho ariko imbeho nari mfite yagiye n'amakote nshatse nakuramo. Murabona yuko rwose twaje muri iki gitondo twambaye amakote twambaye ibiki byose ariko bitewe n'amakuru tuzanye ubu n'amakote twakoramo tukajugunya. Yes, Bwana Karemba Emma urengira ngo reka dusuhuza abantu by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi baba bari Cibitoke Munani na Korine Mujejuru Korine baba bari hano za Tongo baba bari muri Korine Kinazi baba bari mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko byano Ibujumbura baba bibereye rwose ahitwa za Kibila baba bari ahitwa za Ruyigi za Gasorwa baba bari mu bice bigiye bitandukanye. Turabasuje ariko kandi rwose tubikoye ku mutima nako tubaha ikaze mu gihugu cy'u Rwanda Uganda kwa yo Kaguta Museveni. Tukabasuza cyane abantu badukurikira cyane bari mu gihugu cya Kenya Malawi Tanzania South Africa. Turabasuje cyane ariko kandi Canada Intara Gatatu Diaspora United Kingdom America ndetse na Ubirigi n'Ubufaransa tubateye mu Nazazia numvishe rwose basuza ngo bariyo cyane nabo turasuje cyane arabari witwere cyo rwose video kigera itaramara n'amasegonda 2 reka mutere listage reka twagushoboye komera cyane nshuti muvandimwe nababonye n'abandi bari za Mozambique za Jibaza Bega hirya no hino ku isi. Yes, birumvikana ndagira ngo ibintu tubyinjiremo neza 5 kuri 5 ku hanga bw'ibyuma baze kuturebera kamashusho ameze neza kugira ngo ibintu bigende neza muri rusange. Umuntu uri kumamagara iminota itarenze 10 ndabansoje rwose ndahita muvugisha nabanyihanganye. Azanye cyitwa amakuru ariko turaza kuvugana gato. Yes, birumvikana rero Bwana Karemba Emma urengira ngo mu gihugu cy'u Burundi wabonye ko ibintu byamaze kuba bihindura isura ndetse ari igihugu cy'u Burundi kugeza amajinga ya witwa Neva ari mu kaga gakomeye ndetse ari mu icura burindi bimeze bite byifashe bite Igitega ntaga ryama ndetse Bujumbura mu masaha y'ijoro rwose ibintu bikuba bimeze nabi cyane umutekano wongerewe amakuru dufite babandi batambaye uniform rwose bari kugaragaramo mu masaha y'ijoro cyane ndetse isaha binashoboka yuko ashobora kuza kuba igitero ngira ngo Bwana Karemba Emma na amakuru rwose tuba tutagomba by'umwihariko gucikanwa cyangwa se n'amakuru tuba tutagomba gutuza tutari twayabwira abantu turaje tubyinjiremo byose turaje tugaruke hano Kibira naho ibintu nibyoroshye abantu bari gupfa ngo bari gupira mu myitozo hano za Cibitoke abantu bari gupfa ngo bari gupira mu myitozo ikitwa abanyamurenge baracyakomeje kujyanwa mu gisirikare ku gahato ngira ngo murabizi abanyamurenge bari mu gihugu cy'u Burundi bagatwarwa ku mbona kure bakajya guhabwa nabo imyitozo ya gisirikare ngira ngo byose 5 kuri kagenzi kako turaje tubigarukaho agatoni rwasubu tuvugana ari mu kaga gakomeye cyane ni mu gihe kandi uwitwa Reverend
kuri yo ari kuvuga ati njye narozwe kandi narozwe n'ishyaka rya CNDD FDD by'umwihariko uwitwa General Neva Moses nyiri kuri ibyo yenda reka ne guca mu ijambo nta kibazo rwose buri muntu iyo bamuraza arabimenyera none se hari umuntu baruga akabimenya cyane wayoberwa wakuroze se nta muntu uyoborwa wamuroze njya numva bavuga ngo umuntu iyo yarozwe nyine aba ari aho nyine ari ikibabuna ariko atazi ko yarozwe yakada nta muntu uyoberwa umuntu wamuroze uriya mugabo yari azi ubwenge ugeze ku rwego rwo kuba yarogwa akaba azi n'uwamuroze ariko uno mugabo ubaroga nawe cyangwa se umugabo uri guhemuka yego afite ubwoba nta kiryama nta gisinzira twikomeze mu mfunyako yes reka twikomereze by'umwihariko birumvikana rero yuko ibintu bitoroshye hamwe n'aba byose gatanu kuri kagenzi kako turaza kuba tubyinjiramo ariko kandi tubigarukaho kuko ni ibintu by'agaciro by'umwihariko uraza kumenya byinshi by'amakuru agiye atandukanye by'umwihariko kuri abagabo barimo Agathon Rwasa bakomeje guhangana n'ishyaka riri ku butegetsi ninde uri buyobora igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2027 Neva araza kukiyobora mw'abantu b'Imana byose gatanu kuri kagenzi kako tugiye kuba tubiva imuzini muzingo wowe utarakora subscribe yikore kugira ngo tuze gukomezanya neza cyangwa se tuze kuba turi kubana neza by'umwihariko uze kuryoherwa na byinshi ukoresha ya buri umwe wese abone iyi video biraza kuba ikintu gikomeye cyane ukoze gishobora nawe kuza kugira akamaro Bwana Karemba Aimable reka twinjiye by'umwihariko duhere rwose kuri operation zidasanzwe zikomeje gukorwa no mu kibira benshi bakavuga bati ni imyitozo ikomeje bumara abasirikare hari ukunga abasirikare bakora imyitozo mu gitondo cya kare wabyuka ugasanga ngo bananiwe ngo umusirikare ngo yananiwe yapfuye birumvikana umusirikare kunanirwa ngo yapfuye ni ikibazo gikomeye cyane nge ntabwo mba ndimo ndabyumva neza ku musirikare gukora imyitozo akananirwa yapfuye noneho ugasanga atari umwe ari benshi ni ikintu kiba gikomeye cyane ni ukuvuga ngo rero nibyo igisirikare cy'u Burundi sinzi ubwo ntekereje abanyamurenge turamasarabisa nibutse ibintu byabo dore hari inkuru mbonye ngo ari batatu baguye hariya mu ntuza mu Kirundo mu Kirundo haraza gupfira abantu ubwo perezida nabivuzeho batatu barahaguye mbabarira abakunzi bacu ariko Evariste Ndayishimiye mu gihugu cy'u Burundi kamubwiza ukuri ibintu uri gukora mu gihugu cy'u Burundi abanyamurenge barahonyorwa pe barahonyorwa ku rwego rwo hejuru ndetse ni ikintu ntabwo kiriya kintu kizagwa neza abarundi ntabwo kizagwa neza abarundi nese ugira ngo buriya ugira ngo witwa General Neva ntafite uruhare nayo mu rupfu rw'anuza rwa makanika kuko nabo bari muri CNDD kuko bahize ubwoko bw'abanyamurenge uriya mugabo ngo Naroni Ndayishimiye bifite ipeti rya colonel nabo bari bafatanyije ngira ngo abamwibuka mujye mumwibukira ku ibato ya 9 after fork hara mu gihugu cy'u Burundi no kuvuga ngo aba bagabo bahize uwitwa makanika abarundi bahize uwitwa makanika baramubura bahiga makanika baramubura ubwo rero tayari FARDC niko kwifashisha zirandege zabo zikora amajyabo no kuvuga ngo abanyamurenge rero ntabwo byarangiye no mu gihugu cy'u Burundi n'abariyo birumvikana nabo baba bakomeje kugenda bakura n'akaga gakomeye cyane n'akaga gakomeye niba ibintu byageze mu Kirundo abaturage mu Kirundo dusanzwe tuzi yuko ari abaturage batagira ibikorwa by'urugomo ariko biravuga yuko ibikorwa by'abanyamurenge bagiye kuri batatu bapfiriye hara mu Kirundo byagezwemo uruhare n'urubyiruko rwibonera kure birumvikana ngaba bashinzaga yuko bashobora kuba ari intasi za Reditana ibyo ni ibintu bikomeje kugenda bibaye bibi cyane ubwo ni ya nzira wa mugabo yatangije wawundi ukomeje gusotora ibihugu by'amahanga by'ibituranyi bye byari binywanyi bye n'inywanye kuko turabavandimwe ni Neva ariko Neva rwose baneva nk'izina ryawe nyine ureka ibintu byawe ntabwo ari byiza rwose ntabwo bikwiriye igihugu cyawe ntabwo biri bumugwa amahoro turabivuga kenshi abarundi bakaza bandika ngo tuba turi guhangara ngo umukuru w'igihugu cyabo ariko ntabwo ari byo amakosa bagomba kuvugwa nk'amakosa niyo waba uri perezida cyangwa uri inde na perezida w'isi njye nabivuga nkanabipfira ibintu uri gukora ntabwo ari byo Evariste Ndayishimiye hinduka n'abafatanya ibikorwa bawe yaranyumva ndabizi arakumva neza ndabizi buriya ngo tujya tugira gutya akavidewo kagishyikaho umuntu uhita akamushiyaringa birumvikana rero niyumve kuko ntago abantu ni abantu umuntu ni umuntu ntabwo umuntu ni nk'undi muvandi ntabwo umuntu ushobora kumucunaguza ngo nuko
hari ukuntu byagenze abantu bose ni bamwe ngira ngo Bwana Karimba Aimable reka tugaruke muri uno mujyi wa Bujumbura kugeza amagingo mu mujyi na n'ubu kirangwamo umutekano muke ibintu igihugu cy'u Burundi kiraza kubikoraho iki kugira ngo byibura abaturage batuze igihugu cy'u Burundi kiraza kubikoraho iki kugira ngo abaturage batuze ese kiraza gushyiraho ingamba mu masaha y'umugoroba baraza kongeramo se abasirikare benshi n'ubundi ko bari kubongera ntibigire icyo bitanga umujyi wa Bujumbura rero Bwana Moses ni umujyi navuga yuko aka kanya ni mw'icuraburindi kuko ni umujyi ufitwe na Red Tabara nubwo mu buryo buri official Red Tabara idafite uno mujyi ariko ni umujyi Red Tabara irimo ni umujyi Red Tabara amaze gutangatanga ni umujyi utuwemo n'abaturage benshi ku kigero kirenga 70% bakunda umutwe wa Red Tabara ni umujyi abasirikare ba FDNB n'urubyiruko rw'imbonerakure bari koherezwamo ukajya kumva ngo urusaku rw'amasasu ruravuze ngo Red Tabara irarasanye ubwayo FDNB irarasanye ubwayo FDNB irasanye n'abasirikare batazwi ngo bambaye uniform ngo zacuyutse ngo z'abapolisi bati iyo ni Red Tabara ati reka n'amabandi yo mu mujyi wa Bujumbura birumvikana yuko rero uno mujyi wa Bujumbura ni umujyi ukomeje kuba mw'icura Burundi kandi ni umujyi ubona yuko ugiye kuba akaga kandi ukabizingiro rikomeye cyane ko Red Tabara igiye gukora ubutegetsi bwa kino gihugu cy'u Burundi kandi barese ndayishimiye ibimenyetso birenga miliyoni byamaze kumugeraho yuko agiye kuva ku butegetsi arahanura ariko none uri kuvuga iki nubona ngize gutya nkagira gutya nkongera Bwana Moses ikibazo ni kugira uri kuvuga ibintu nkagira ngo uraraguye kuko ibintu byose umbwira biraba nubona ngize gutya nkongera nkagira gutya ese reba aya makuru ni impamo ujye umbwira ati kibiri nkubira kubita igakubita ukambwira uti nyamara Uvira ejo izafatwa igafatwa ukambwira uti nyamara ugomba biragenda bica bikagenda bica ariko izi telefone za nyimba zimeze zite arangeze zazi n'izindani Evariste ndashimira kanageze zimuriho FDN byitegura byose bingeraho ku isegonda nuvuga ngo bitangira mari bigakomeza mari bikarangira mari bikanasoza mari oya ariko ni nawo umwihariko wa Duniani Côte TV umwihariko wa Duniani Côte TV buriya hano twebwe ku kintu kijyanye no kuvuga ku kijyanye n'amakuru tuyagukubita atari yawo umuranzi ugatari umuranzi ni mu bisheke ntabwo twayago ari umuranzi ntituyago turayarika tukavuga atari umuranzi yes no kwango ni byinshi cyane rero Bwana Karimba Aimable bikomeje kugenda bivuga tugaruke gato ku kibuga cy'indege South Africa yongeye kumena yongeye kumena kandi ibikoresho yazanye arya iyi mbunda bayita ngo ikira imbunda n'ama BM se yazanye washi ntago ari BM ahubwo ni muzareba izi mbunda za Katibushi reba nimba wibuka imbunda uwitwa Gudoshimira rusekera gisanzwe hano mu Burundi bagira amabintu za BM buriya bazigira BM barazifite BM barazifite nigeze kumva abasirikare barekana bavuga yuko bihiri kongerwa ku ruhande reba urabona iyo mbunda reba iya mbunda ejo nakwerekaga Gudoshimira hano arashisha hennye gutya akajya atereka bikompara burya agakubita rikamusimbuka rigasimbuka ahubwo byari kugurukana nawe yabuze yes birumvikana rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa ariko kandi binaturuka mu gihugu cy'u Burundi Burundi ibintu ntabwo byoroshye ati ibintu birakomeye byongeye kuzamba ibintu birakomeye mu gihugu cy'u Burundi mwo gacona Bwana Karimba Aimable by'umwihariko kuba ibikoresho birimo biraza byo ntabwo tubivugaho byinshi kuko n'ubundi ni ibintu dusanzwe tumenyereye ahubwo nyemerera tugaruke gato hano za nako kuri aba banyapolitike ariko umuntu bita Bunyoni ashobora kuzatungurana uyu mugabo Bunyoni rero uyu mugabo ntago avuga ngira ngo Karemba tumaze igihe tumuvugaho ariko uyu mugabo yaritunze ariko umuntu ufite logique iri standard iri ku rwego ruri hejuru ntago avuga ibonetse byose niyo mpamvu uzasanga ari abanyapolitike bari muri Afurika y'Iburasirazuba bamwe bavuga bati tuzabatera tuzaturuka ahangaha abanyafurika babyita gukwama ngaragenda akikwamira ukagira ngo n'ubujiji ariko buriya Bwana Moses ya bintu bifite impamvu nta muntu ufite logique iri kuri standard nyayo
ushobora kuba yavuga ibintu byose bibonetse. ibintu bitari bworohe. Bunyoni uyu nguyu azatungura abantu isi yose yumirwe. Bunyoni agomba kubatungura pe. Ndayishimiye yeruye. Ndayishimiye yeruye rwose ku kijyanye no gutera u Rwanda. Afite abantu bari kumushuka. Arabafite ariko ntabwo biri mu bari kumushuka, harimo n'uwitwa Kisekedi Shirombo. Ese ko bivuga yuko ngo ashaka ko muri no minsi araciye make. Ibisa byamuhira ndi mu kiganiro gato ndaje. Ibi ntabwo byamuhira, no kuvuga ngo uko byagenda kose biraza kurangira n'ubundi ibye bibaye feya cyaba bifarinze. Bwana Karemba Aimable turimo turanagenda tugana ku musozo, ngira ngo ndimo ndareba hano ibintu byinshi bikomeje kugenda bivugwa. Ndimo ndareba byinshi cyane. Igisirikare cy'u Burundi cyakanejeje, ariko amagambo ya Perezida Neva ubanza akangaranyije. Afite ukuntu yihengeka agahenge ku mutwe n'itama, akavugisha ukora kuvuga uti none ibintu birabaye pe. Amagambo ye rwose, ubundi yagiye kuvuga u Rwanda arabanza akihengeka, ahengeka imisaya gutya akareba akavuga ati tuzatera dututse mu Kirundo duze dufata Kigali, igitero ku Rwanda. Ariko se ntabwo wabyumvishe bamunywanye avuga ati tuzatera u Rwanda duturutse Goma, tuzarasa u Rwanda tururasiye Goma amabomba agwe Kigali. Inkuru ya Goma se ubu ngubu iravugwa he? Si umutekano udasanzwe wazanye nawe. Bwana Karemba Aimable njye numva nagushimira tugasoreza ahangaha. Ibyaneva tugiye kuvuga bwakira bugake. Yes, reka tubashimire namwe mukomeje gukurikira Duniani Code TV, mukomeze musharinge, murakoze cyane.